ubundi umufaransa nawe umugani ngo joro tangare vraiment undaraza none umunyarwanda gutya yicaye muri ono mu hoteli gutya wana bamaze kumwakira ari kumwe n'umufaransa n'umwongereza yatabavuga after nyuma ukaterwa life continue eske uje kuntwarike icyo nzi cyo ndabikubwiye no ushaka uzanave ku mugabane wa Afrika unajye na Europe na Asia na za Oceania shano usanga ari umuraperi ucuranga gitari buzabwira ninjye muraperi ucuranga gitari kandi ibyo bintu mbikesha kuba narageze i Madrid tabara nyine nyuma yo gutabara abo ntabayibamvira hindimwe ntabazi biza kuba ngombwa nyine ko bavuga ko nabateye urumva nanjye ariko ari njye nabikora wallahi nabikora nose niba umuntu ari umugabo n'umugore yego wenda njye sindabimenye ariko nanjye yonza gusanga ariko bimeze burya nanjye narengera uwanjye ubwo niko nyine kumanuka Rusororo ndaburana mu rugo ibanze birangira nyine nabo kubera nta bimenyetso n'iki birangira bamane kuri 30 jours nza kuburana nyine ni umunsi w'agahinda nabo bagize umwaka ushize ku itariki 2 z'ukwa 9 ubwo umusaza twemera njya nkunda kuvuga cyane ko arimo mu batumye benshi cyane tubara baraperi nyine tumubura Jay Paul tubura Jay Paul mu Rwanda icyo gihe byabagahinda gakomeye cyane ariko bagize umusaza intambwe yatumye hip hop igeraho aragenda nakwibagirwa nuko yambwiye ngo nzabe nge sinzashake kuba nka runaka kaba nabo n'indirimbo yitwa Professor twari twarakoranye yaranyemereye ko azankubitamo verse igihe tuzagira amahirwe tukaba turi hanze nyine twa n'utuntu ko turi souvenir tunamwibagirirwa gusura mutipe ari hambo yicishaga bugufi yabanaga n'uware wese ubukiza ubukennye ufite ibitekerezo bizima ufite ibipfuye ariko yajyaga akunda kuvuga ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo ngo ujye utega amatwi abantu bose ntawe uzamenya uguhaye icyo satasi zavuze icyo namwigiye ko ngomba kuzabana n'abantu bose neza abo woroheje cyangwa ukomeye nta nyama burya nta busheri sinasobanura filime zibera aho ngo nzirangize narumiye mabonera byinshi bikaze burya sikara yese gusa mwishene haba n'abasaze. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane muri amahoro, natwe nta kibazo na kimwe dufite, turakomeye turashima Imana. Udukurikiye uri mu Rwanda reka nkwifurize kugubwa neza, bari muri East Africa, muri Central Africa, South Africa, n'indi migabane mitandukanye mugiye mudukurikiye muri haba ari Burayi, Amerika, Asia, Oceania, Australia, reka nizere ko gahunda zimeze fresh sana. Kuri BigTown duhora twunguka abavandimwe umunsi kundi. Python umeze neza? Ibintu ni fresh. Urakomeye? Ni wane. Ibintu urebye ni keke security. Ni keke security ngiye nkibuke nk'umuhanzi ariko narakubuza, ariko reka nkubwire n'aba BigTown bibuke kuri umuhanzi. Ni Brighton OG, Nike Peace Keep Ambassador mwana Zinzaban, umwana bashaka guhangara ari ndahangarwa mu guhanga, wipokese mari pocket rabis rabasuhuza, ni wese we yuhigenero umuhungu, icyuma cyasagutse ku cyuma cy'umuzungu, ni wa wundi wanyawe utandukanye, ngo nagarutse bushya mu ruganda ndabikora kugera wakanda, nubwo mu byumva nagahinda ndabizi ko muzabikunda, kubitugumetse imbunda ushimutinjana niyo gahunda, baby yawe nyemera ko ivi wawe nzaniye rikere pazo mu gikoni bitch mfimpero dashya mfite speed mu maguru yanjye kuko nakingiwe imbasa mayibobo kwibarazi niga mwinjyana nazisubije ku idarasa mbanga baby joro n'amanywa ndi Kigali nazitaye butamwa polisi binazijeri ni gatitane Brighton tayisoko mpura na fiza ncurangira soro twandika mu makayenduka nka Bible mu minsi mike tuba twembuye psycho ngaruka gukamera imihanda nka Faizo ndacyurira imanga nka Chick Norris muracyari hasi nka baby police iyo mirongo yanyu yuzuye ubwoba vuba na bwangu munage Mondis. Iyo mirongo yanyu yuzuye ubwoba vuba na bwangu munage Mondis. Ese ni Python ni Brighton OG wanyawe. Brighton OG wanyawe. Umuhungu kabisa. Mbere kugaruka ku mpamvu zatumye nkubura ngiye nkoze umunyamuziki ubwo reka nimenyere Brighton OG ubuzima bwe bwanyabwo kuva ari umwana yibuka kuvugiza ubwenge kugera ugeze ahanga. Brighton wakuriye mu muryango w'abana bangaye, papa waracyabaho, mama waracyabaho? Yanjye nagize amahirwe yuko aka kanya nyifite mama na papa. Navuka mu muryango w'abana babiri nkaba bucura.
uvuka mu muryango w'abana babiri ariko ntago nasize neye mu nda nka kumwe babivuga nge ndi bucura gusa anytime hashobora no kuza kuvuka none se ko mama kiri inkumi se ngo ntago yasize neye mu nda ya mama cyari inkumi ya ruko yine babucura abanyamunda buriya niko bibavuga ngo iyo nta wundi uvuye mu buryo ngo warasize wakoreye ibintu bitari byiza cyane none ntago nari mbizi bana urumva rero nyuma y'ibyo ngiye nakuze nikundira football cyane ndi umufutubarere banyitatse rero ariko burya n'izamu narindi iyo banyita rumuni icyo gihe ari umugaridi ukomeye cyane muri Arsenal ya nyuma rero naje gukomeza gutyo nkiyongoza nkandika ariko nabona ko vision yanjye nyine ari umuziki ahubwo nkabona vision yanjye ari football nyuma rero nibwo naje kugira kira kibazo nagize cyo kuvunika ukuguru ewana njya mu bitaro umwaka n'amezi nk'atandatu mvayo numva football yewana ari ibintu nibagiwe cyane numva narayizunitswe n'ubundi wavunitse urugukina kandi navunitse kabisa ukuguru kuri cheveux n'ubu ni ikibazo hashize imyaka 9 ariko wagira ngo bateye hipasi inyama ntago biragenda neza kabisa no mpamvu mba nagerageje gushyiraho agasokisi ariko abantu muri BigTown bashobora kujya turababeshya ibi bintu ntabwo biba byoroshye ni football wamaze kwa muganga umwaka wose ndetse n'amezi 6 rero urumva football nahise nyerekera ubundi nsubira school nangira kuyebana kuzaya nkubita ama punchline hariya tuntu twa kapera numva nzaba n'ebura nakundaga ubunyamakuru numvaga nzaba umunyamakuru kabisa ariko we nta yarenga wangu reka nari rarenga igitondo kiza kuri mwese mukukira Doje FM vugira mu kwa kwigiye rigasakariza mu mwate w'isi uyo no umwanya tubagezaho ingingo zigenze turi bwibande mu makuru yacu ntago babyoroshye umunyamakuru wa BigTown isa 3 yaramaze gura na Brighton OG ahagana niboye ruguru y'akagari gatoya nta kindi cyari kibahuje no kuganira ku bijyanye n'ahazaza hejo muri music nyarwanda ndetse n'ubuzima bw'imyaka 2 yamaze adahari yari inkuru mwategure kandi mukagezwa n'umunyamakuru wanyu Mukiza Patrick na KPS Kibamba Sultan imwe na Zinzaban umwana mushakaga yendangana mu guhanga wipokese mari pocket rabis ragusuza niwe siwe yuhi general kubwa BigTown wipokese we eno wipokese mari pocket rabis ragusuza niwe siwe yuhi general mungu wasabutse ku cyuma cy'umuzungu ubundi ariko babagaye yaje nibaza nk'abantu batajya bakurikirana ubundi BigTown man bataragenda akakanya ngo bakoreshe ubundi bana subscribe n'iki man ako ubundi babagaye ubundi mu France n'abacu umugani ngo jorotangare vraiment undaraza none umunyarwanda gutya yicaye muri ono mu hoteli gutya wana bamaze kumwakira ari kumwe n'umufaransa n'umwongereza yatabavuga after nyuma ukaterwa life continue eske uje kuntwariki faro umuseriveri z'igifaransa toza ngo eske uje kuntwariki none eske uje kuntwariki ya Patrick yola wana nari mbivuze neza cyane n'ubundi winjiye mu muziki twari turebye gato cyane ubuzima bwakuranze mbere yuko winjira mu muziki ngenda kubuzi cyane guhera za 2018 maybe wanamenye izina Patrick's mu muziki kabisa ariko nyuma yaho byaje kutaba byagenda neza murabona 2020 n'umwaka twari dufitemo inzozi yari vision kabisa izamo covid abandi turabura uwo mwaka naho nakubuze muri byagenda naragiye muri Espagne naho rabizi narafashe indege ariko ikibazo sinayuririye ku kibuga cy'indege i Kanombe nayuririye gutya yowana mu Gatsata bandayuriye niko kwisanga nanjye Madrid mu mujyi ukomeye cyane muri Espagne uriya mwaka ni danger ubundi uriya mwaka mwita covid ari n'abana babonye hite muri covid abayita hite ya covid n'ubundi ariko abahanzi benshi dufite ubu ngubu bari guhitinga ni muri covid ba Bruce Melody Samuel ni muri covid ibyo byose babonye urukingo mbere yacu bose ko twe tutagendaga tukabona bo baba bakora byari ibyo byose babonye urukingo mbere yacu ushaka kuba barabonye nka AstraZeneca wenda igenewe nk'ihene awamenya matungo kasanga wacigiye mbere bibaho hanyuma rero Madrid urugendo rukwerekeza Madrid rwatangiye rute tubwira turi muri Espagne uraza kubwira abantu nyine uko byagenze rwatangiye ku itariki 18 itariki 18 z'ukwa mbere mpaka ngera yo 17 z'ukwa kabiri nyine rutangizwa n'iki rero warugizemo uruhe ruhare wowe
sha ruhari ntarwo yewe mbona ntarwo rwose iyo ruza kuba ruhari mba narabaye umwera nta ruhara ahubwo uhita uvuga wenda ati wari wazize iki bari baguketse hi naho buriya kuva naratashye ndaha turi kumwe njye buramba ndi umwere cyane kandi ubundi urabizi kuri rashuri na ryiza byari bikwiye kuba nahagera ubu nawe sara barapera uzi nuko uyu munsi akakuma tutakitwaje ubundi kugira ngo bari kunkira ngiye icyo nzi cyo ndabikubwiye nushaka uzanave ku mugabane wa Afurika unajye na Europe na Aziya na za Oceania shano usanga ari umurapero ucuranga gitari uzabwira inge murapero ucuranga gitari kandi ibyo bintu mbikesha kuba narageze Madrid rega nubwo ari batari heza ariko iyo ugiye ugacana ku maso ukaba kenge ibintu byose birangira utashye nawe hari akantu haviduye sino mpamvu nakubwiye ko ngiye ibintu by'ishuri na parikiye rimwe se nose nzajya gushaka degree ko zose nazikuyeyo ubundi nzambara nk'amapeti ntabwo babona hakwirwa byasaba ko bayakubita no kundi waba warenze na marishari ngewe ntabwo ubundi babyoroshye bira nka mashu uzabimubaje nibura amashu dushobora kuba duhingahingana mu bijyanye na degree ariko arakurusha uko byagenda kose ashobora ko yankorera nko kuri reception macho mapa ari ukuntu ujyayo ariko nyine ugasanga tu subizi ko twasizwe niwacu turi abana bo mu batami kandi kuko wasanga papa ari pastor ariko kutanabeshya ntago ari umupasiteri papa wanjye ni umusaza w'itorero njye ndi umutemwe de Jehova okay hanyuma rero 2019 ishyira 2020 iba yararangiye tuzi ko viziyo kabisa viziyo tugiye kuyinjiramo kabisa ariko ya mwaka babadanje nge ndi hariya ejo bundi nko mu kwa gatatu kwa 2021 hari umupeto wari uvuye hanze bushya arangije ahita tubwira ati buriya guturuka Nyabugogo ukagera Sonatibe umuhanda urasakaye ntago imvura ikinyagira abantu n'imodoka numva nibibaho rero bitegewe n'ukuntu nariteze ibiriya vizo tuyizi kabisa twumva nibyo umvaga ari byo hanyuma rero reka twirebere urugendo rwakwerekejeho rwatangiye rute batubwiye itariki byatangiriyeho rwatangijwe n'iki rwatangije sinabikubwiye kuko rwatangijwe no gutabara nyine nyuma yo gutabara abo ntabaye bamviraho indimwe ntabazi biza kuba ngombwa nyine ko bavuga ko nabateye urumva nanjye ariko ari njye nabikora wallahi nabikora nose niba umuntu ari umugabo n'umugore yego wenda njye sindabimenye ariko nanjye yo nza gusanga ariko bimeze burya nanjye narengera uwanjye yabirangira tumanutse tujya muri ribu turabazwa birangira iminsi 5 ishize ya ribu twoherezwa za rusororo mu bushinjacyaha turabazwa nta bimenyetso nari mfite bikaze icyo gihe nari narabona ibimenyetso ko numvaga nanarengana numva nzagarukira n'ubwa mbere nari mageze sinumvaga n'ibyo bimenyetso umuntu nk'ubuhagije kumbe ntubuhagije ntabwo umunwa gusa ubuhagije reka da hari ibimenyetso udafite proof ibintu byose ntago bigenda neza ubwo niko nyine kumanuka rusororo ndaburana mu rugo ibanze birangira nyine nabo kubera nta bimenyetso n'iki birangira bamane kuri 30 jours nza kuburana abana agacumi ahangayika ariko byatare ndana hafi gusara ko natekereza ko ntari njye nyine ndi kumwe n'abandi bagabo natekereza ko abantu nabo turi kumwe bashobora no kuba bakatiye ibirenze ibyanjye ndikaruma ubundi negera gitari cyane ko nakundaga umuziki ubundi negera yewana na fizi ndituriza turacuranga twandika ama punchline nibwo nakubwiye ko twujuje ama bible ubu byose ndashaka kongera nyuma y'ibyayishuwe ndashaka kongeraho nanjye Zinedine Zidane guturuka ku gice cya mbere kujya kwa 33 iyo ni IP nakubwiye nandikiye hariya mu gahinda kenshi ariko ubu ngubu ni ibyishimo ariko icyo gihe nabwo sinaheranwe n'agahinda nari ndi kumwe n'abahungu babigize morale kugira ngo bankomeze reka tureke gutinda ku ma brigade cyangwa se ama station hano bafungira ahubwo twigendere wageze kuri brigade umunsi wa mbere ugeraho byari bimeze biti yarumva ntago babyoroshye kwanza byone kuba wumva ubona icyo wihaga umunsi ku munsi nimba naravaga job narishyizemo ko nshobora kwinywera agatsigi nkakabura narangiza nkashaka inyama nkayibura urumva
aba ari ibintu bikaze nyine urumva kwanza ubutangiye kwifuza umutipe wanjye nazibagirwa bamwita Shema Kandiko niwe wajyaga mbwato zikubura umuntu w'umusaza w'imyaka 30 ukifuza ibiryo ari ibintu birenze cyane mwese bawifuza ibiryo ari uko byagenda kose murarya oya urumva urarya pe urarya ariko noneho se kubera none se ubu urya wenda n'urugero ushobora kurya ibirayi wawe ibyumweru 2 urahindura bitewe nuko ushaka kurya uwo munsi kwara ntibyakunda kuhindura none ukaba warihaga ibintu byose ugatangira gusaba nabo wimenye ari nabo amagara warabimenye rabo amagara warabimye kabisa gusa mu gipangu bari danje uti mu gipangu biba ari danje nuko rero ugezeyo umaze kumenyera ubuzima bwaho wisanishije n'abandi babati hari n'abandi rwose bahari bakate n'imyaka irenze niyo nkatiye ukimara kubona irete rikumenyesha ko ukatiye imyaka 10 mu bwonko bwawe hahise hazamwe iki urumva byanga byakunda urahungabana sibyo byanga byakunda urahungabana ukumva uriyanze ariko nyuma uko ugenda uhura na bagenzi bawe ugasanga ari nk'unaruta ugasanga ukata imyaka iri hejuru yawe mukaganira ukabasha kubona arishimye nawe ugenda wiyakira ukavuga ati buriya ewana nuko ubundi uhita wishyiramo aga principe bita ngo ni home sweet home kumva ko ariho home ubundi ukazajya uganira n'abavandimwe ukabona iminsi yendereye havaho umwe nuko nyine ngenda amenyera ariko nabanje kutabyumva neza urabyumva nsaye wana nk'ugize trauma urabyumva nyine ewana ibitekerezo nka wese nibyo sibyo kumva ko nanabikoze nkumva ni danje mbanga gusa nkuta trauma ko nyuma naganira n'abahungu bankomeza ewana ngenda ngaruka mu murongo fresh uti nkagenda ngaruka mu murongo fresh uri hariya rero ugaganira n'abantu nubwo muganira ariko we hari ibyo utekereza muri wowe wumvaga ubuzima bwawe uri muri gereza iyo watekerezaga ku buzima bwawe wibwiraga iki wowe cyo urumva kuva narabonaga ko nshobora kuzagaruka mu 2030 numvaga ari kera nareba ko nzaba ngize imyaka 30 numva ari ikintu nzaba nyimare nkavuga ati buriya birarangiye ariko ndavuga ati sinaheranwa n'agahinda hari abari imyuga myinshi ndavuga ati reka ndebe icyo niga nanjye fata icyemezo nyine negera ishuri kubera nakundaga n'umuzika negera gitari nkajya ngana n'abantu hari abari abasaza barenze bazi amateka bazi muzike bakanganiriza ndavuga ati ntabwo heranwa n'agahinda nanjye rero ubwo urumva nkawukora muri gitari nkaganira n'abantu simperanwa n'agahinda kubw'amahirwe kugeza igihe Yehova aboneye ko umuhungu yareganye akavuga ati ewana ubutabera ukabona ibimenyetso bigaragaza ko ndengana kugeza aka kanya nyine turi kumwe nabaye umwere nyine niyo mpamvu ndaha ewana Imana ishimwe uri muri gereza niki kintu cyakubayeho wasigaranye nka memories mu mutwe wawe kitajya kikuvamo kavuga ati iki kintu kabisa sinzi ko kizanamvamo uri hari ahantu ndi hari ahantu ikintu cya mbere ewana ari ukuntu wifata ukavuga ngo umuntu yarabuze kavuga ati cyangwa aranapfuye wenda kandi wenda ashobora kuba ari hari ahantu utarabimenye muri memories ni ukuba narahageze bwa mbere kwanza ku munsi wa kabiri nkabona umuntu yarashize nk'imyaka 5 naramubuze kandi mukeneye ku buryo bukabije bitewe na gahunda twajyaga tugirana ewana birantungura ikindi kintu nakwibagirwa urumva uwo muntu yari afite gisobanuro cye ku buzima bwawe yari umufamiliye yari umuntu w'umujyanama inshuti iri closed byatari ariko nyine ikindi cya kabiri ni life yaho urumva kuba nageze muri life nifuza ugatangira kwifuza akanyama aba ari ikibazo ngo mu gipangu ndi kumwe n'abanyemari sibo gusa n'abanyamashuri gusa niri naryo ni ishuri wallahi isomo ry'ubuzima n'indi digi ngo nahaboneye abapapa n'abana babo bararana muri mitaraso mvuga hano mu buroko tuyita 3 nageze mbonaho kuryama ari hato simenye ko buri wese arara 40 nkabona buri wese yihugiye wari bize wagira ngo ari muri plan z'akazi aha dutuye mu midugudu n'akagari wallahi uyu murenge ni mugari gusa icyahabuze n'akabari nta nyama burya nta busheri
sinasobanura filime zibera aho ngo nzirangize narumiye mabonera byinshi bikaze burya sikara yese gusa mwishene haba n'abasaze nahamenye byinshi nka Worore disease iterwa na Mark de vitamine ubuse nzaba umwere nahe basi ubuse nzatana amaguru ko zitagikora bisi wa mu mahirwe yo kubona inshuti zanjye nkazitera peace cyangwa se sheri wanjye nkamuryaga kiss narotaga se basi nkangutse nkiri kumwe n'abafasi saa 10 z'igitondo subuziruzuye kadende ndumva uvuze reka mbyuke njye gufata ubuye bitotsi baye mama na papa ndabakumbuye gusa mukomere ntacyo mbaye mwarakoze cyane ndabashimiye mwarakoze nimwe mwahabaye iyo abatari mwe simba mavuye byanashobokaga ko naba mpaguye ni mu gipangu no kuvuga rero uzumva iyo punchline azisubiza ikibazo warumbajije ubuzima bwose bukubiyemo kabisa warumbwiye ngo waruvuze ngo aho ngo muri verse yawe haruvuga ngo sikara yese gusa urukumva haba basazi hariya yageza kutubwira nyine nk'abantu tutari duhari cyangwa se tutari twahagera none se iyo nkubwiye ko kwanze ngiyewe nanjye nabanje se nabikubwiye se urugero ninjye nta nundi iyo uri kwandika burya wiganisha mbere yo gusanisha n'abandi kwanze ngiyewe nimba naramenye uko mpagaze imbere nkumva ko ngo ni narihebye urumva nimba nari nakijya mu bajama dutere story ara nari mfite equipe nakinagamo nayikinanagamo n'abahungu nk'aba Dento kabisa Madiba Clovis wana Jabres kandi tunizeye ko tuzongera tugahura rero ikintu nakubwira nimba icyo gihe nari nsigaye mbyuka sinjye muri tize nuko nari narihebye urumva rero ntago nari nkiri nomo narabaye abonomo ubwo rero urumva nta ari umusazi wari undenze se urumva kwanza sinani yakiri ahubwo nkanje nk'umuhanzi nk'artiste nkahita nisanisha ko hari abandi nsa nkabo hari abandi bameze nkanje ko sinakwibwira ko ari nge wari ufite hariya crane cyangwa se wari ufite brain yoroshye ku buryo binanira kubyakira ahubwo wenda nuko hari aba ntabashije kuganira nabo ariko nisanisha nabo nitangaho urugero ko njye n'ikintu cyose inshuro nyinshi mbanza kwitangaho urugero mbere yo kureba mugenzi wanjye kuko nshobora kubona ko mugenzi wanjye bitameze neza kwanza ubwo ngiyewe ahubwo sinjye umeze utyo rero niyo mpamvu mbwira ko ariko biba bimeze nkeka ko ari muri rusange atari njye gusa hariya ni nko ku ishuri n'ubundi abari nko kwiga ku ishuri duhari twanywaga igikoma ku masaha tukarya ku masaha hariya niko biba bimeze hariya aho gahunda ndanje cyaneho hari aho ibintu byose ni kuri gahunda ibintu byose bibera gahunda inze gato birapfa wakiriye gute kugomba kujya kuri gahunda urukumva wari uvuye muri segonderi none uri mu buzima bwawe bwo kwigenga urya saa moya igihe cyose nzari gutere ufite ibiceri byawe urya wakiriye gute kugomba kujya urya igihe ibiryo bibonekeye impamvu ugomba kubyakira buranasanze hari akantu ka kinene ko tugira ukuntu utamenya sibyo sinzi niba ushona kineneko burya rero ugasanga aho urashaka kubabara aka kanya ngo runaka yateye comment ku kiganiro nakoze ukababara kumbe biriya bintu ntabwo bikwiriye kutubabaza ari ibintu dutegereje bigomba kuba byazatubabaza ushobora kuba uri ukunda naho bihuriye n'ugututse ushobora kuba gahunda wapangaga umwaka utaha zitagenze nk'uko wazigenze ikintu kikwiriye kukubabaza kurusha uko umuntu yagufatira time ukajya kukayaza mu mutwe akuzamurira isukari rero ikintu njye nakubwira cyo ubaka kanya ikintu nahigiye njye ntabwo ngomba kubabazwa n'ubusa ku ikintu cyo namenye love myself ku giti cyanjye abandi bazi ari inyongera ariko ntanavuga ko ubundi hari ikintu bita ngo amazi ntagira ibara nisanzwe deri nimba mbyibuka neza cyangwa tukiga igifaransa nta humura nta nibara nta nubwo aryoha nukugira inshuti ariko ukavuga ati bari abantu nyine bashobora wenda kunsova ariko ugashyiraho ngo ukabashobora iyo ugeze ari ahantu ubona rero ko hari bamwe wagiye bibeshyaho ukabasha no kubona ko hari abo nanone nabo wakekaga ko atari zo nshuti ugasanga nizo magara aka kanya mbere na mbere mu isomo ry'ubuzima nakuyeho PhD ko aka kanya namenye abantu nasobanukiye umuntu nubwo ari mugari ariko hari gake nagizeho niyo namumenyaho 5%. N'ubundi muri mu buzima busa nka hari ubwo umuntu agomba kwimenya hari umukati imyaka 10 20 30 noneho hariya kugira ngo mukore umubano cyangwa se n'undi hagira inshuti byo bica mu zenzira biragoye ubundi aka kanya hano turi kugira ngo we nkugire nk'inshuti yanjye
tube turi kumwe nk'inshuti ntago ari uko 100% twahuje komutera. Hari ibintu wowe ngiye nkunda uri bwigomwe byanjye kugira ngo tumerane neza, nanjye hari ibyo ukunda ndi bwigomwe atari uko mbikunze. Aka kanya ntabwo twazajya tubona umurokore ari inshuti n'iki, ntabwo twabona muri getamaniga abana ugasanga bamwe umwe arasmokinga cigarette undi ugasanga smoke ugasanga ndonka inzoga undi wapi kandi bakabana. No kuvuga bamo kwigomwa. Nara rero ntabwo haba umwe ugomba kuba ufite abantu muhuza. Ni nka societe rigara naho nta gikwa cyacitse cyane ni societe. Wari uri kutubwira uburyo hari imibanire yanyu imeze hagati yanyu, uri kutubwira ko nundi bimeze nk'isanzwe nkano muri societe nyarwanda bisanzwe tu. Nkuva hari wakosheje bigenda bite, wifuje ikintu kitari kuri gahunda bigenda bite? Nyine wakosheje rega ni nkaho silence y'umwana wamubuje gukora ku kintu cyangwa gukora ikosa akarikora si umuhana. Aranaho iyo uzi no kuvuga aba indangagaciro na kirazira, kandi ibyo birasanzwe mu muco nyarwanda. No kuvuga ngo rero hari naho ikintu kiba nuko iyo ukoze ikosa kandi uzi ko kizira nk'ahandi hose nk'undi mubyeyi wese uba ugomba guhanwa. Ugomba guhanwa nimba wibye uzi ko bitemewe kwiba urahanwa. Nimba ututse mugenzi wawe uzi ko bitemewe gutukana urahanwa. Nuko rero bimeze. Urahanwa nyine muri gereza bisanzwe uhanwa uti nundi mufunze nimba ukosheje uhanwa uti nyine. Guhanwa nakundi se nk'ubu umuntu nimba ari ifite gahunda yo ku munsi yo kwirebera wenda match nk'Amano na Arsenal, umuntu akayikubuza akakubwira wenda ati genda ukora isuku ukora pa toilette 20, kandi mu by'ukuri wenda akaba yabiguha nk'isaha wari wapanzeho gahunda zawe. Burya si icyo kintu si igihano. Ni igihano. Ewana nafunzweho kabisa. Narebye kuntu njya kuri toilette nambaye ipingu mbona ni danje kabisa. Ntabwo byabaye igihe kirekire ariko ni gito nyine namaze abari. Rega nibyo hariya muhamura uba ugomba nyine nawe uba ugomba rega ugomba gushaka ikintu kikwibutsa nyine kufunze. Si byose ufunze nyine wose kuki wowe waba freedom kandi wenda nawe uwo wahemukiye utaramuteye kuyigira. Nese hariya muhamura abantu benshi tu urukumva ari nk'igihe baba nk'umwanya nkanjye aho narindi baduhaga time yo kujya kwiherera. Nese ubwo iyo bavuzaga filime ati birarangiye hariya mo imbere ntago ibyo byose babyaragiye birabirangira brigade. Birabirangira brigade. Leta zari ziri public itayi ishaki duye nta kibazo kabisa. Yarabiba bitandukanye hagari webye. Harabiba byarangiye ubundi wabageze mu bundi buzima ugiye ukareba ubuzima nk'ubwo mu rugo ariko utari mu rugo. Wenda utazabasha kwihabura kimwe cyose ariko life hariya abari nk'iya kuko n'inzego zubakitse mu buryo nk'ubwo mu gihugu guturuka hejuru kugera ku isibo. Mufite perezida mufite ntabwo ari perezida n'umwe igihugu cyacu ahubwo nyine n'urugero urumva uriya ni umurenge. Ni uguturuka kuri njyanama w'umurenge gitifu kugera kuri gitifu w'akagari ukamanuka ukagera no kuri za mudugudu. Mudugudu n'isibo ndi hano huko. Rero urumva izo nzego uko zubakitse nako zikurikirana ikibazo nk'uko naha bimeze. Nese bigenda bite bajya guhitamo uyobora? Bajya guhitamo uyobora babona ubikwiye kandi w'inyangamugayo nko mu gihugu erega. Ni inyangamugayo nyine umuntu batazi ibintu by'amanyanga. Nyangamugayo kandi bayafunze. Aba yafunze ariko none ni inyangamugayo hari. Ni inyangamugayo mu bafunzwe. Nanone ikindi kintu nakubwira utazabona umuntu wese wafunzwe ngo wumve ko atari inyangamugayo. Nago ufunzwe wese oke urugero sinagiye se sinafunzwe ariko se si byarangiye mbaye umwere. Ubwo n'ubundi muri societe nyarwanda ndi inyangamugayo. Rero kuba umuntu ari yafunze nago bicira yiteka rega n'umuntu ugwa mu ikosa atariza. Akaba asanzwe ari umuntu inyangamugayo. Hariya rero uko akagwa mu isu. Hariya rero abafungiye abantu bakoze ibyaha bitandukanye, hari abafungiye gufata abana ku ngufu, hari abafungiye gukoresha ibiyobyabwenge, hari abafungiye n'ibindi byaha bigiye bikomeye. Mwebwe iyo muri kumwe hagati ubwanyu ntago bibagonganisha kuba mufungiye ibintu bitandukanye? Buri ikintu ntago ari icyaha cyoroheje n'icyaha kigufuzi. Mu mategeko nyine ari icyaha uzi cyoroheje n'icyaha kigufi. Mu mategeko ntago bibamo ndavuga mwe mwageze hari
hariya ukaba uzi ko umuntu wenda afungiye kwica umuntu bikaba byatuma umutinya cyangwa se hari ukundi kuntu umufata ariya rega urumva ariya niyo uhageze nawe niba wakoze ikosa abaho kwicuza nuko wasaba imbabazi kumva ugomba kuba muri sosiyete nyarwanda wenda ko nawe ubwawe ushobora kuba wariyanze rero hariya nta kibazo kiba kirimo ndagira ngo ubwiye ngo hari ahantu hambere haba disipurine wowe unateye inarenze n'uko ubitekereza hariya ni aba disipurine ya danje abantu babonye hariya rero kandi ikindi haba bahazamo abayobozi bo ku rwego nyine rushinzwe ifungwa n'abagororwa rukaza rukatuganiriza tukaganira rukadusangiza kandi tuba tunareba televiziyo na radiyo rukadusangiza nyine mu gihugu uko bimeze na gahunda uko zubakitse niyo mpamvu rega niyo uvuyeyo ntabwo utinda kwiyadaputa mu gihugu umunsi wibuka hariya wagize akababaro kagasaga umutima ndetse n'umubiri wawe ni uwuhe ni umunsi nabuzemo umusaza wambwiraga uti uyu munsi nagize agahinda kakanyuzura umubiri ndetse n'umutima ntabwo ari hariya gusa rega no mu gihugu icyo nzi cyo nubwo nari mari hano hanze nyine namwe ndabizi ko ikibazo cyabaye ikibazo gikomeye uvuze ngo ni ukubura umusaza hari umuntu udukurikiye utumvise umusaza mvuga ko ubundi byari ikibazo gikomeye ku Rwanda rwose ni ukubura umusaza hari umuntu udukurikiye utamenya umusaza nyine ni umunsi w'agahinda nabo bagize umwaka ushize ku itariki 2 z'ukwa 9 ubwo umusaza twemera njya nkunda kuvuga cyane ko harimo mu batumye benshi cyane tubaraperi nyine tumubura Jay Paul tubura Jay Paul mu Rwanda icyo gihe byabagahinda gakomeye cyane yangewe nubwo mvugaho narindi ariko icyo nzi cyo ntabwo byari byoroshye ko televiziyo twarazikurikiranaga radio twarazikurikiranaga yari ibintu nyine bikomeye cyane bibabaje kandi biteye n'agahinda nta wakwibagiza ibintu uriya muntu yakoze yakwibagiza umusaza intambwe yatumye hip hop igeraho by'umwihariko uraza kutubwira ahangaha mu Rwanda nabimenye saa 11 zishyira saa 12 za mu gitondo ariko uko byagenda kose bimaze kuba saa 12 kuko narapostinze kuri status yanjye WhatsApp mvuga ngo Imana mwake imuhiruko ridashira mbona abantu ntago babyemeye na gatoya kuko nageze saa 2 ncyakira message ati ibi bintu ukoze naguciye mu ijambo ibi bintu ukoze biraza kugukora naguciye mu ijambo ko bivuga natwe niko byagenze kurumva nimba ari umuntu twari twabonye ku munsi wa mbere natwe twumvaga bidashoboka ariko twebwe ko twe twamubonye n'ubundi atamerewe neza asa nk'urwaye tubyakiye nyine twumva ko bibaho bishoboka cyane ko twe twari turi naho yari arumva kumubura twahise tubyibazaho wagiyeyo uri umuraperi n'ubundi Jay Paul nawe yari ariho nk'umuraperi wegeze ugira igihe cyo kuganira na Jay Paul twarakigize gakeya zimwe mu nzibutso cyangwa se mu rwibutso ujya wibukira kuri Jay Paul muri kumwe muhagararanye n'inkuru nakwibagirwa nuko yambwiye ngo nzabe nge sinzashake kuba nka runaka ikindi nkaba hari n'indirimbo ngomba kuzakora mu rwego rwo kumuha icyubahiro ukaba nabo n'indirimbo yitwa Professor twari twarakoranye yaranyemereye ko azankubitamo vasi igihe tuzagira amahirwe tukaba turi hanze nyine yari yaranyandikiyemo vesi nyine ambwira ko azayikubita twa n'utuntu twose turi souvenir tunamwibagirirwaho nawe urateganya kuzaririzinga vuba cyane kandi none se ko yari yakwandikiyemo uteganya nuko azanashyiramo basi yewe ubwo uzayisohora ute aho yari kuzaririmba uzabigenza ute numva ko nzaririmba ariko hakagira umwanya m'agaciro nkafata amwe mu magambo cyangwa se mu speech yagiye atangira kuri stage zimwe na zimwe cy'amagambo yagiye avugira mu itangazamakuru aba nayakubita muri iyo vesi n'ubundi yagombaga kuzashyiramo uretse kuba yari umusitari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tumuzi no muri gereza mwarimo muzi bya insiri mwamwakiriye n'ubundi nk'umusitari imwe mu bikorwa bikomeye abagereza cyangwa bari bafunganywe basigaranye nk'inzibutso za Jay Paul byamuranze ari mwaho ngaho muri bimwe n'ibi ni ikintu kimwe n'undi wese yakubwira kandi iki kintu ubundi nicyo cya mbere ndi bikubiye muri amukoba yari hambo umva Imana namuheruko ridashira pe gusura mutipe yari hambo yicishaga bugufi yabanaga n'uware wese ubukiza ubukennye ufite ibitekerezo bizima ufite ibipfuye ariko yajyaga akunda kuvuga ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo ngo ujye utega amatwi abantu bose ntawe uzamenya uguhaye icyo satasi zavuze iryo jambo yigeze kurimbwa rero no kuvuga ngo uriya musaza abantu bose nyine wasangaga ari kimwe
wasangaga ari kimwe nahajya ko wanasangaga ari gufasha hari nk'abantu yatumiye hariya ibintu by'imbuto ugasanga afashe nk'abantu nka vene mu kagari agabatumira ibintu by'imbuto rero icyo kwibagirwa nuko ngiye yantoje ko ngomba ngewe icyo namwigiye ko ngomba kuzabana n'abantu bose neza abo woroheje cyangwa ukomeye. Reka twisubirire kuri wowe tumuve we Imana mwakire mu bayo kandi n'umuryango we aho uri ugomeze kwihangana ukomere cyane. Wowe zimwe mu ndirimbo wandikiye muri Gereza ni zingahe? Ndakeka nahandikiye indirimbo zigera kuri 18 ariko ziri mu byiciro bibiri. Aho nzabanza gusohora icyiciro cya mbere ariyo EP igizwe n'indirimbo 7 hakaba harimo na zimwe nyine ziri gukorwa ubu ngubu zenda no kuraninga kabisa. Wajyanye ibyo byiciro ukurikije uko wari umeze uzandika wajyanye ibyo byiciro ugendeye kuki? Nakurikiye byone mfite uko nazanditse. Iyo nazandikaga nagenderaga kuri life yanjye cyangwa na kuri mugenzi wanjye cyangwa kuri story runaka yanteye. Ubwo rero nanjye mu kuzisohora navuze ko nzazisohora bigendeye n'ubundi uko nagiye nzandika ko ari nako nabipanze. Nta cyane nanareba naho industry music y'aka kanya igeze. Ati nanareba aho industry music nyarwanda igeze. Zimwe mu ndirimbo wandikiye hariya n'ubundi ya indi wandirimbi hariya yitwa ngo iriya nakuririmbiye bayita nyine nagarutse ya man nayiri no kuri iyo EP tuguhaye ikaze natwe EP ubundi EP ni Zinedine Zidane EP yitwa Zinedine Zidane okay. Hanyuma rero n'ubundi nkuko bisanzwe iteka kuri BigTown twakira abantu baturirimbira. Reka twiyumvire ku ndirimbo za n'ubundi muri Gereza nta kibazo kabisa. Tatangirira kuri Professor mana gaciro n'icyubahiro umusaza Rest in Peace J. Iyo nakubwiye twe iravuga uhamagaye umuntu utabizi yangane iravuga ngo nyine bayita Professor iravuga ngo nyita Professor Maronko niyambesheje barabara ndi Professor aho bavuga ifungo ndahagarara ndi manager niziniga nzipangira ibyashara ndi hejuru hagera gusigwa ifite amababa ahorana pepa n'ikaramu hose uwo ni Professor ahorana amatseri muri tetu uwo ni Professor ikawa muri Jage Veste nziza uwo ni Professor uri umunyeshuri nigatega amatwi Professor ibyanjye ku masaha nagihe nacunguza uburyo umwete nta kazi na kamwe mfeka kaza n'ibiryo Professor urugera bayoboye ntagwa apfusha tuzari uko buri umwe amenya isomo rye nta kabuza akebura hakiri kare n'akanyafarazana chapitra zatangeje mu mutwe niyararana yanavuga karangurura mpaka kanasarara isaha yirangiye hageze arahagarara agakomeza muri ndi shuri abakenewe n'abahanga baswa bose navuga bifuza ko anapfa gahambwa ingwa yishira blackboard yujuje amasomo wamuciye amaso wese yamugize ubugabo nyita Professor. Ya man. Ese wajyaga kuganira na Jay Paul bajya bavanga buriya iyo umuntu agiye gupfara ukuntu abyumvamo. Nari mwarigeze kuganira wumva bikomojeho iyo mwaganiraga yakubwira igitekerezo cyo gusohoka Gereza cyangwa kwitaba Imana. Ntago nakubeshya yari afite muri gahunda ko projet yari afite nizo zari ndende yari kuzakora asohotse. Ntago najya kubeshya rero ngo yarabiza aho nabangiye kubeshya. Akagira agakunda kugira amagambo yubaka ariko nanone sinavuga ko nyine yari byo byanyuma ahubwo nuko na mbere cyo nzi cyo yahahoranaga ntago asezeraga buri ni Professor y'umuhanzi ni Professor y'umuhanzi abanzi bacu b'Abanyarwanda badushinja gukonje ndavuze ngo ni Professor y'umuhanzi uburiturije man uko rero uvuye Gereza banditse indirimbo nagarutse winjiye muri industry nyarwanda n'undi industry ya muzika nyarwanda wayisanze uti nje nasanze music nari yayirebaga rigari ntago tuba twareranywe n'agahinda ari amativa amasite tureba televiziyo turama match turama makuru twamenya igihugu kigeze tukareba twarebaga byose ariko icyo cyari kubwira industry y'umuziki nyarwanda revariwe n'abanyarwanda barevariwe mu buryo bw'imyumvire no mu mutwe abanyarwanda ubu ntiwababeshya ntago hazana bya bintu byo kwivugisha ngo screw papa mu ndirimbo ikarinda irangira ngo bafate no kuvuga akanya abanyarwanda bamenye akazi cyo bajya bose baciye ku nyundo barashaka umuntu utabafera
rero barashaka punchline zumvikana kandi ziganisha ku buzima. Nk'ira professor urumva ni professor nshobora kuba ari professor mu buryo bwo kukwigisha ubuzima bw'iyisi kugira ngo nawe ube professor ukuvuga ibintu byose ukandika uganisha ku bantu aho ngaho abanyarwanda bazabikunda nota bafera. Nk'ubu mfite iyo bita nyine ndemera ngo ubundi njye uko nteye niga inyemeje ndemera iyi baby zanye umutwe ubyimbye ndayipowe ikigendera ntabwo nyenye nubwo nsabizi niga kundemera ibiganza mu kirere niba barapa ndi gupepera presenter ndemera nukuri ndemera pupusi ndemera nukuri ndemera baby wa ndemera kandi wanderera ndemera urabizi kugafata no gupevera ndemera ngo urabizi kubingagari nta kundi ni kwa kwigomwa ni kwa kurya intoryi n'imiteje ukigwa mu inyama ukabyuka abandi bakiri mu gicuku cy'urupfu ho mihiga nudakira kuneza ukire ku ngufu baby wandemera nkakesha ijoro nakize imvune tonda ukabari note mu minota mike wicuye baby nkunda gupesa akenshi nkashiduka nicuze no kuri ndemera dore kwiraza uwumwe n'ingume bafana mwa ndemera iya album kica amadevo nkakizi nigenebe oji nkayobora izigeto nkakura umusaya ku cyapa nkaparika makebo ibibazo n'ubukene ubwo nkabivunira umuheto ndemera presenter niba kuri ndemere basaza ndemera ubundi aka kagigi gafatwe bucece wagarutse ari bunatokombere ngiye ndi kubibona oya harashya reba aho nagire kuri BigTown wallahi ibintu bigiye rero kugenda gutya ibintu bigiye kugenda neza cyane rwose abana bari barabazamuriye amasukari ngiye kuyamanura uje muri industry n'undi bivuga ko nimwe amashyari ateye ubwoba sinzi nimba ujye ubibona amashyari muri industry ya muzika nyarwanda ujye yabona cyangwa barabeshya ngenda yabona aranahara ariko ngiye ikintu kinshimisha nuko ntabunganya nabo nibinantera ubwoba kuko ngiyewe ndi hejuru nandukanye nabo ntitungana ngo burya umwana yica kanyoni bangana niba ushaka ihangana ngiye nitungana niba ushaka ihangana gani mihana nitungana nono nitunganya zicwa n'amaganya sindarya isambu mbone hit sindarya ibikingi ngure hit ndacyana Slayer mata beat Queen daramwe na T yupi mwisede habandi boni bahari kiwesaye mu murwa dutererwa amasari Josh Good Writer nkumbura uburyo wandika Roni gita mu murya karase zirarura rograpaka kahava zanzana zigahaba twari fresh mu mutwe wigana ibyacu gaseba ndacyakora cyane nihiringa hiti kandi still ndacyara umuturitsa beat ndacyamedita sigacana ikibiriti ndakicarana n'abasaza tujya kwiti ndacyifunga bisanzwe finga muri trigger ndacyashinjwe ibyuki byinshi n'amakushi ndacyatura imibi yabyo kubwinshi iyo ndapa bandoda kumunwa nkubitapa katipa muri biti kumapa izi vesi twandika burya ni nazo turuka ku mapoto manikwa ahantu hose mba mvugwa burya umwana yicaka rero nukumbaza ngo ayo mashyari y'abari abana n'ubundi ntacyo nta hazankora mba numva nsetsa cyane ijoro tangare vraiment ijoro tangare vraiment ufite indirimbo bakize hanze ejo bundi uri kumwe na Bulldog na Isam ira ndirimbo ibitekereje ndabizi neza ko ari indirimbo yari studio mbere yuko ufungwa ira ndirimbo iyo uri kuyumva ni yuko yari studio ariko ikintu kinyeretse cyo buri n'abantu bamaze iminsi bambaza ahantu nsengera ko nimba barumvishe lyrics ziri ya boro ewana na beat usanga ari izi z'iki gihe ni izi z'iki gihe numva abantu bakora ngo kwa urebye rero ahubwo nshobora kuba narerekwaga urumva nge nakoze 2019 by'abantu bari gukora 2022 nimba barayumvishe comeka numva ngo mwiminsi ageze y'igishego uretse ko ngi icyo kinyarwanda nanakizi gusa numva ikintu cyacangagira ngo gitomoka China ariko iyo wumvishe nkare yawe zira punchline wumva n'ubundi niziki ni igishego mwari udasaba ikofi waho hafi nzi mukobwa wanyikundiye nta na hamwe nzwi comeka manukaza mukayo tingishabyi na shandagurayo iri joro ndagukorera ubufindo tonto baransa kinyundo wantwaye umutima wanjyanye roho ntagarama wansigiye habe ni robo ninjye uri mu nyungu mama yake iri joro nge nawe nta gihombo muri club urabyina ni popo mu rugo nta wasi ni fofo nakupenda kutoka moyoni Brighton nkukunda by'indani ariko mwana uzi ko igishego cyatangiye kera ngo mu gitondo baragusaka
inyundo ariko n'ubundi ngiye nize ibintu bijyanye na konse ahantu hose mba ndi ngomba kuba mfite materiel. Iriya ndirimbo rero iyo uyitekereje ukibuka ko ariyo ndirimbo ariko wadinze bwa nyuma ugiye gushyira hanze ugahita ko ujya isheni wumva umeze ndirimbo nari kodinze bwa nyuma kwibutsa ikira ndirimbo yuko ngenda niyo mpamvu ubona nayirekuye bwa mbere kuko noneho ibije ni ibintu bishya cyane, ibintu ni amapya. Ejo bundi nakubwiye ngo ewana icyo nzi cyo mu matariki 5 y'ukwezi kwa 2 ndabana gukubise video ya Danjare ya bugufi ewana bita ihurizo. Boro ndi gukora yitwa ihurizo. Tugenda tugana ku musozo wumva ufite nk'ubushobozi niki kintu wakora ku muryango wa Jay Polly? Waramukundaga ugira umwanya murafunganwa muri gereza imwe, ugira n'umugisha muraganira, asize abana, afite umugore, yafite umuryango. Ngewe nta nubwo ari ukuvuga ngo ibiki ngo ngewe mfite ubushobozi icyo nakora, ahubwo ngewe bitewe n'ibintu uriya musaza yakoreye isosiyete nyarwanda, numva ko twese apana ngewe buri munyarwanda uwo ari wese waha agaciro aka kanya ibintu uriya musaza yakoze, cyane cyane none buri muraperi na buri mukunzi w'umunyarwanda. Ubundi nta nubwo ewana bigomba kugenda neza, nta nicyo bagakwiye kuba batuburana. Nge nta bushobozi mfite aka kanya, ariko umunsi buzaboneka Nyagasani azanshoboza mbikore, kandi mba numva n'abanyarwanda bose bakwiye kubikora. Ubundi tugaha icyubahiro umusaza. Ntago ahari ariko urukundo twamukundaga twakarweretse umuryango. Bahumva twabikora dute? Ubwo twari turi ku kiriyo kiwe turi kumusezeraho bwa nyuma, hari uwitwa Eric Dira, ni umunyamakuru abantu sinzi niba nawe umuzi, yabikomoje aravuga ati tugomba gukora igitaramo ngaruka mwaka amafaranga avuyemo akagira icyo afasha umuryango wa Jay Polly. Ibyo bintu ariko nubwo babivuze hariya harimo nagiye mbona bavuga ati biraherera hayi ibintu nk'ibi, wumva byakorwa bite kugira ngo umuryango wa Jay Polly dukomeje kubiganira ibyaye byose nimba ari twara abantu bari bubibone babyibagiye bahite babyibuka. Nabazanye kino gitekerezo nabo ndabizi ko BigTown yarasakaye igera kure cyane na za Amerika yafasheyo, nizeye ko n'ubundi bari bubibone. Reka tubyite nko guhitura. Nje mbyita nko guhitura ko ndabizi ko bira bintu tuzabikora ku bw'urukundo twakundaguriye muntu. Tugomba rero kurukunda umuryango. Isomo ry'ubuzima Patrick yasangiza umuntu ukurikiye BigTown TV ni iri isomo ry'ubuzima nakubwira, we bana n'abantu neza, buri wese ku buryo ejo nunagwa mu kibazo buri wese atazaguciraho iteka ngo avuga ati buriya ni nabyo kandi ataramenya proof, ataramenya ukuri. Rero wisiga isomo ribi mu bantu, wisiga isura mbi mu bantu, ku buryo nikizakuba bazavuga ko ari wakiteye. Ahubwo siga isomo ryiza rizatuma n'icyakubaho niyo burya baba wagikoza, abantu bashaka kuvuga ati buriya na accident nk'iyaba ku muntu wese, ko n'ubundi umunsi ku munsi umuntu abazi kwambuka umuhanda ariko bikarangira rimwe imodoka imugonze. Ubwo rero yabyita nk'uburangazi. Rero siga mu mitima y'abantu, usiga isomo ryiza, nubwo utakundwa na bose ariko la majorité benshi baze ku ruhande kuri kote positive yawe aho kugira baze kuri kote negative. Iryo ni ryo somo ry'ubuzima Patrick adusangije, uti jyubana n'umuntu wese amahoro, kandi n'ubundi yabikomoje aratubwiye uti Jay Polly yambwiye ko ugomba kujya utega umuntu wese amatwi, eti n'umusaza arasarakaga ku ijambo. Tuko byagenda koze no kubyemera wowe. Nanjye niko mbyemera. Niko mbyemera. Kuki bavuga kuranga umusaza arasarakaga ku ijambo? Ubuse ntago ushobora kugera imbere y'umusazi ukamubaza ngo hari umuntu waciye hano umeze gutya yarakwibye akabikubwira. Nta muntu ugira akamaro, nazagira ukubeshyirwa gusa wumeye kuba bazima, ahubwo wica amazi umuntu. Ese kuki wowe undeba gutyo ukahita ari cyo ntari cyo? Kucyo tumva ko ndawuzinga ya Samsung ariko imbere nambaye umutima wa iPhone. Rero ahubwo banzu bashe kumenya ikindi imbere aka kanya ikintu kitwica twebwe abantu turashaka kubara umuntu ko tumubonye. Ngo buri uyu muhungu ubwo afite dread ngo buri yanywe ibiyobyabwenge n'iki, oya kubera iki se ahubwo ubundi se bwo byaba biba twari twaganane ubanze unyumve mu mutwe wumve ikinsohokamo. Use tuyobeye karaka jambo ngo do as I say don't as I do, kora ibyo nkora wikora ibyo mvuga. Nawe yakora ibyo mvuga wikora ibyo nkora. Kakanya nshobora kuba ndi n'umuntu mubi ariko hakaba ari ikintu ngiye cyamvamo. Nshobora kuba ndi umujura ariko nkaba narahuriye n'ibintu bibi mu bujura ariko bikaba byaranyokamye, ariko nkaba nabikugira kandi ugahinduka kandi nkaguhindura ndi umujura. Ubwo rero ntitugashaka ibintu ngo tubifate tubiremo uko
tubishaka ahubwo tujye tubanza twumva ikiri buve mu muntu mbere tukijudging. Patri, hari umuntu bajya bita mubi kuri wowe yabaye mwiza? Hari umuntu bajya urugero njyewe ntukirirwe nabwo ngo wabibaye mubi. Ngiye abakoboyi bose ngiye nafunzwe ndi mu bihe byiza, ariko wa mukoboyi nyifata uduceri duke nahitaga mbwira ati musange hande nsanga tubiri watunyweye, nta n'umwe wanekereje ndi muri yarabuzima. Ahubwo wa wundi ntanatekerezaga muri vene ndi bahamagara no bagiye bantabara ndi hariya bakanzirikana bakamfashiriza umuryango kugira ngo nanjye mbashe gukomereza. Rero no kuvuga ngo nta n'umuntu muburiho, ahubwo none wowe reka gukorera ibikorwa uzabasha kumenya uwo ari we, kuki mugira mubi mutaravugana mutaranaciringa. Nta mpamvu. No kuvuga kuri we nta muntu mububaho? Nta muntu mububaho, nta n'umwiza ari kubaho. Kuko ushobora gusanga ari mubi kuri nge, wagera imbere ugasanga baramushima kandi ko kaba afite icyo yakoze. Rero no kuvuga ngo nimba umuntu ubona mutanahuza yikumva ko adafite undi bahuza. Umusaza ukigera mu rugo papa na mama babyakiriye bate babona warekuwe? Urumva bari ibyishimo bikomeye cyane, bari ibyishimo bikomeye cyane ku buryo n'ubu ngubu iyo ninze gutaha nyine bamamagara bakambaza ari narongeye nsubira umwana ya. Ariko nyine nabo kuko nzi impuhwe za kibyeyi n'ibyo bakoze, uburyo ntigeze mbaho nabi hariya cyangwa bantererane, ya Yehova ajya akomeza bampera kurama kuko nta kindi nabifuriza, nta n'icyo nabafasha. Aricyo se ubu waho umubyeyi wakubyaye ntuza Pastor Zirampyisi niwe yigeze kubona ikiganiro ngo ariko uzi ko muri ibicucusha ngo ubuse wabyara buso. Rero nta n'ikintu nakorera papa man cyangwa mama wambyaye kugeza aka kanya n'ubakiyenda, ahubwo uretse kumubwira ngo Nyagasana azamumpere kurama nubwo bitashoboka ariko bizabe, azamunezeho iminsi nibura nanjye ipfe kumushimisha aho gato. Umuntu ukunda n'icyo utamwifuriza kibi cyamubaho? Umuntu nakunda ikintu namwifuriza nuko atagomba gupfa nk'abanyamubona bugufi bwanjye. Ikindi namwifuriza, ntago namwifuriza kujya mu kaga kariko kose kamubuza umudendezo n'ibyishimo. Nawe urabyumva. Patri, tukushimire ku kiganiro wa BigTown TV tugana ku musozo, ariko uragira message uha abari badukurikiye ndetse n'abafana baye muri rusange n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange? Abakunzi b'umuziki nyarwanda bitwita ku bintu by'amashyari, bitita kuri karaga twiko tugenda tubona impande n'impande, ahubwo nibite ku bihangano by'abanyarwanda, bite kuri lyrics, ubundi barushaho gukunda ibintu byacu. Aka kanya nje nigeze kujya amerwe ngera Tanzania nsanga nago wajya muri boîte ngo wumvemo, mbere yo kumva umunyanigeria wumva indirimbo 30 saho. Nuko aka kanya abanyarwanda bakore power play ku muziki wabo, bakunda ibintu byabo, ubundi nyuma tuzabikundisha n'abandi, ubundi banaha agaciro umuntu bumva ko abibasha, sibyo? Ubundi dukora industry. Ikintu nasaba abantu bakurikiye BigTown, yanifuzaga ko nanjye mwanambera abantu banjye, ubundi muye wana mugakora subscribe kuri channel yanjye ya Tiny Brighton Official, mugakurikirana ibintu byanjye. Ubundi dore no mu byumweru nka 2 biri imbere ndabakubita umuzigo witwa Ihurizo, video na audio na video kabisa. None uri wenyine cyangwa ni featuring? Ni yanjye nyine ngo ibiryoherana hariya bato, pinda n'ishyano morane mecyo, baby ni nyinshi nabeshya mago, mbere ya popo ndi nk'ihurizo, ifotsero ncura shishi topito, mirongo myinshi ndacyaha abapipo, baheta zibombaho za mubiriye, macupa ahenze ndacyuzuza tebo, umuvuduko kazi sineganya pose, ndara zize nyoboye urutonde, amahisi mwijosi mpora n'ubukonje, situtuyemo ndi chef de zone, pocket ndacyaguha timba ni kepe, genge maniga simpanga ni ped, drugs ndazinywa nkazirusha intege, kora cyane ni gato ndayikombere, oje ndi hasara musinzira mbyuka, kubariza inote byambanye ubumuga, iyo uvuga ko utanze sinzi ibyo uvuga, maso ku kazi nyacanye nahumbye, n'utugenda imbere uticuza icyatumye, n'umwe ibyo tunywa udashiduka ukennye, nturasane nanjye utisamo wapfuye, nukagaye na gato kava kiguye, ibiryohera na hariya bato, pinda n'ishyano morane micyo, baby ni nyinshi nabeshya mago, mbere ya popo ndi nk'ihurizo, fotsero ncura shishi topito, mirongo myinshi ndacyaha abapipa, baheta zibombaho za mubiriye, macupa ahenze ndacyuzuza tebo. Ngo mubize ngo mu ndara zize uyoboye urutonde, amahisi mwijosi mpora n'ubukonje. Ariko indara kuri wowe ni umuntu umeze ute? Indara njyewe ubundi nta nubwo mfata ko indara ari wa muntu nk'uko abantu bavuga ngo wananiranye, ahubwo mufata nk'umuntu usobanukiwe, umuntu utazana ibintu umucenjwa tukona,
ku buryo dero zose abazizi iburyo n'ibumoso kabisa yikaragira ugasanga ikintu cyose ari yaminiye arisangaye buryo umuntu aba ari indara street indara nicyo bivuga ngiye kuri njye ntago ariko nshaka ko nabandi ayifata ubwo ni kuri njye ni ukuvuga ngo nawe uri indara aya yenda umuhungu umuhungu mukuru mu gace ubwo rero niba ari ibyo ngibyo indara ntabwo ari byiza ubwo uratubeshye oye none se ufite uko ubayeho se ndagufite uko mbaye ufite na kategori wisanisha nayo we nunishyiramo se rero nanjye buriya nyine nanjye sinisanga mu nda nisanga mu bahungu okay sawa urakoze cyane yarakoze cyane ariko nanasaba abantu bakurikiye BigTown wallahi ntimukajya ahandi nta handi wasanga ibiganiro nk'ibi nta handi wasanga ukuri ibiganiro byubaka lifestyle y'aka kanya tubayemo n'ejo hazaza uretse hehe kuri BigTown wayase ubundi babagahe mujye muza tuhatwike nibaze tuhatwike ubundi umufaransa niwe waciye umugani ngo joro tangare vraiment nanjye iyo mbabonye mujyana mutuma mfata ku myanya ndangakumirwa ubundi wabwaye mujye mukore subscribe kuri BigTown mukore share ubundi yahire rimwe hatokombere aba bana tubafata imitsi n'amaraso ubundi batazatwibazaho nk'abagaye wayase